Yesu nashimwe cyane, ndabashuje mwese aho muherereye, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi ndabazaniye ijambo ry'Imana. Ni ijambo riri mu Migani igice 28 ku murongo wa 13. Mwene data, nje kukubwira ko umuntu azihana ibyaha bye akabireka, uwo muntu azabarekwa. Yesu nashimwe cyane. Umuntu azafata umwanzuro akihana ibyaha bye akanabireka, uwo muntu rwose n'umunyamugisha. N'umunyamugisha pe. Yesu nashimwe cyane. Ntimugume muja inyuma yababandi bavuga ati ngo cakira umugisha, ati cakira amazu, cakira ibi na biriya, amazu cyangwa se amamodoka cyangwa se amafaranga. Ibyo ngibyo ntago ari umugisha. Ntago ari umugisha mwene data. Abakuyobya ngo cakira umugisha, ngo cakira iki, ndakubwiza ukuri, barimo barakubesha. Ibyo byitwa imodoka, ibyo byitwa amafaranga, ibyo byitwa amazu, ibyo ngibyo ni nyongezo. Ibyo ni nyongezo kabisa, kandi n'abisi barabitunze, kandi bayitunga batanabisabye. Dore Imana ibahereza batabisabye. Abisi barafite byinshi, bafite ama etage, bafite amamodoka, bafite amahoteli, bafite ibiki. Ibyo ni nyongezo. Ni muri rya jambo rivuga ngo Imana ivubira imvura ababi n'abeza. Ariko umuntu yihana ibyaha bye akabireka, uwo nguwo n'umunyamugisha. Haleluya. Uwo nguwo n'umunyamugisha, uwo nguwo magambo make afite byose. Dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndi imbere yawe nyakubahwa Kristo. Mwami Yesu, ndakwinginze umwuka wera amanuke maze anshirikire mu uyu murimo wawe. Data wa twese uri mu ijuru, ndatwitse imyuka y'umwijima yose mu izina rya Yesu Kristo Mnazareti. Ndakwinginze Data wa twese, abamarayika bawe bamanuke maze bankikuze hano hantu mu izina rya Yesu Kristo Mnazareti. Data wa twese uri mu ijuru, ndakwinginze unyemere nasame nawe uvuge kugira ngo ubwire ubwoko bwawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ni ijambo riri mu Migani igice 28 ku murongo wa 13. Yesu nashimwe cyane. Dusome mu izina rya Yesu. Upfukapfuka ibigabitanyo byiwe ntazoronka umugisha, ariko uvyihana akabireka azogirirwa ikigongwe. Subiremwo. Upfukapfuka ibigabitanyo byiwe ntazoronka umugisha. Yesu natugire neza. Upfukapfuka bene data ibigabitanyo byiwe ntazaronka umugisha. Uyu mugisha rero uri muravugwa ahangaha n'uyuhe mwene data? Uyu mugisha ntago ari yamaze utunze. Haleluya. Uyu mugisha ntago ari amafaranga arunze kuri banki. Uyu mugisha ntago ntago ari kakazi ufite. Uyu mugisha ntago ari ya business yawe ufite. Uyu mugisha ni Kristo. Umuntu apfukapfuka ibicumuro bye, umuntu apfukapfuka ibigabitanyo bye, nta Kristo abona. Kandi udafite Kristo nta n'ijuru ubona. Nta juru ubona. Kubera ko Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzaja kwa Data atamujanye. Udafite Kristo muri wowe ngo ugendere mu nzira ziwe, wemera gutegeke, wemera kuyobore, rwose ntago ubura umunyamugisha. Haleluya. Abanyamugisha n'abamenye Imana. Mwene data, nibuzi ko utihanye ukanabireka, uri umunyamuvumo.
ibigutonda ko n'umuvumo kubera ko wanze Kristo kaba muri wowe. Haleluya. Wanze Kristo kaba muri wowe, wewe uri umunyamuvumo kubera ko umugisha warawanze. Umugisha ni Kristo Yesu, kandi Kristo niwe nzira azagutwara mu ijuru, kandi Kristo niwe nzira ifunganye. N'inzira ifunganye ntushobora kwinyuramo ufite ibiki, ufite imizigo, ufite ibintu wikoreye, ntushobora kwinyuramo. Iyi nzira ifunganye bisabwa kubanza kwiyambura ubujura, kwiyambura ubusambanyi, kwiyambura uburyarya, kwiyambura kwirirwa mu bapfumu, kwiyambura mbese ukiyambura no kwihinda gukosora Imana, ukabyiyambura ibyo byose, ukemera ukanywa mu yonzi ifunganye. Haleluya. Umutima wanduye Imana ntago igi uturamwo. Umutima wanduye, umutima wuzuyemo ibinyongori, umutima wuzuyemo ibikogoshi, umutima wuzuyemo inzoka, umutima wuzuyemo ibintu bitandukanye, Imana nishobora kuwinjiramo. Haleluya. Mwene data muranyumviriza, urashobora kuba uri babandi cyangwa se urashobora kuba uri muri babandi biruka inyuma y'ibiguruka. Babandi biruka inyuma y'ibiguruka. Biruka inyuma y'amazu, biruka inyuma y'amamodoka, biruka inyuma. Ndakubwiza ukuri, ibyo ni nyongezo, n'abisi barabifite. Yesu Kristo niwe yabivuze neza ngo nimushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabihabwa ari nyongera. Ikintu umuntu akwiye gushira mu mutwe, ikintu umuntu akwiye gushira mu bitekerezo bye, ni ugushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ntago ari ugushaka no mbese ntago ari ugushaka amamodoka. Mwene data, amamodoka n'ibindi byose ni ibintu bizashirana n'isi. Mureke kugora no gushaka iby'isi. Bene data, nta kamaro bimaze, nta kamaro bimaze. Harahiriwe umuntu ari mwarashaka Yesu, harahiriwe umuntu ari mwarashaka Yesu. Reka ndakwibutse mwene data, Yesu Kristo yapfuye rimwe, yasheshe amaraso rimwe. Reka ndabibutse, kera bacumuye baratanga ibitambo, batanga inuma, batanga n'ibindi. Ariko Yesu Kristo yaje gukuraho ibyo byose. Kuba yarapfuye, niwe wenyene ari gitambo. Haleluya. Yesu Kristo niwe gitambo. Haleluya. Yaritanze kugira ngo wewe mwene data niwagenda kwihana, ntuzuzane iki intunguru, ntuzuzane iki inuma, ntuzuzane iki intama, kuko ntabyo wari kubona. Haleluya. Gukizwa Imana ibiguhera ku buntu. Yesu nta kiguzi agusaba, ntumuriha kugira ngo akubabarire, ahubwo mwebwe nimwe muri kumuragarariza. Niba ari kubera ari ku buntu, niba ari kubera atantunguru bagusaba, niba ari kubera mbese atanuma bagusaba, niba ari kubera atanka bagusaba, niba ari kubera atantama bagusaba, sinzi gituma uri mbese utari muremera Kristo ngo wewe umwemere kabisa kujemo. Sinzi gituma utari muramwemera. Uri muri babandi bavuga ngo imbabazi ziracariho. Mwene data, imbabazi niba zikiriho, nuko Yesu Kristo ataraza gutwara umugeni. Yesu Kristo ntaraza gutwara umugeni, ariko niyaza gutwara umugeni, mwene data muranyumviriza, aya maraso ubona rimwe arakura abantu ibyaha byabo. Aya maraso ubona rimwe arababarira abantu ibyaha byabo. Aya maraso ntago azongera kweza abantu, ntago azongera gukura abantu ibyaha byabo. Kino gihe rero tugeze mwene data, wari ukwiye kugira ubwenge ugashaka Yesu akiri kare. Umunyamugisha n'ufite Yesu. Yesu niwe mugisha. Yesu akuyemo byose. Yesu arimo byose. Ngo ubutunzi n'icyubahiro n'itunga byose biri mu maboko ye. Ufite Kristo, uba ufite
ufite byose. Nimushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Haleluya. Ibintu by'isi mureke kuvyirukamo kuko nta kamaro. Yesu nashimwe. Ngendeza vuba nzanye ingero ngo kugira ngo ngere umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Mwene data, Yesu Kristo we arimwe aritangaza ko agiye kuza. Arimwe arivuga ko agiye kuza. Yamara arimwe arakumenyesha kugira ngo wewe ukiri mu byaha uve mu byaha. Kugira ngo wewe ukiri kure ugaruke. Wewe wavuye muri Kristo Yesu umugarukeho. Haleluya. Muririmba muri birara, muvuga ubutumwa muri birara, mudiyakona muri abana b'ibirara. Yesu natugire neza. Ariko umwami Yesu we arateze ibiganza. Ni wowe ateze ibiganza. Umva, ateze ibiganza wowe. Ari mwaraguhanura, aguhanura tiva mu nzira zawe mbi. Ariko wewe nushaka. Amaraso Yesu Kristo mwateje agaciro. Yesu natugiye neza. Mwene data muranyumviriza. Mukobwa uri muranyumviriza. Reka guhendwa n'ubwo bwiza ufite. Ubwo bwiza ni indabo zitewe ku musozi. Ziruma, zirakaba. Ubwo bwiza ntibugukanje. Shaka Imana. Umuntu afite ubwiza ni ufite Kristo muri we. Naho umuntu adafite Kristo muri we, uwo ngo nta bwiza afite. Haleluya. Ntukangwe n'iryo buno. Ndakubwiza ukuri. Hariyo abari bafite amabuno kera, ubu atari bagifite. Ibiruta byose rero, shaka Kristo. Mureke kwirya. Reka kwiratana iyo myambaro igiza ihenze wambaye. Mwene data kandi akubwira, byose n'ubusa. Ikiruta byose ni Kristo. Ikiruta byose nukwakira umwami Yesu akakubabarira ibyo byaha byawe. Iyo mizigo uririmbana, iyo mizigo udiyakonana, iyo mizigo uvugana n'ubutumwa, iyo mizigo y'ibyaha by'ubusambanyi, kwikinisha, kurirwa mu bapfumu, kurogesha abantu, kwica abagenzi bawe, kuyumvira nabi, kwate umva. Iyo yose ni mizigo mwikoreye. Umwami Yesu ashaka kugira iki? Ashaka kwibatura. Haleluya. Mwene data kuri muranga Yesu Kristo. Ese ugira ngo uzaguma mu isi? Ntabwo uzaguma mu isi. Buri muntu afite igihe cyo gupfa. Buri muntu afite igihe cyo kuva mu isi. Shaka ufite imyaka 50. Shaka ufite imyaka 60. Shaka ufite imyaka 30. Shaka ufite imyaka 20. Shaka ufite imyaka 70. Amaherezo yawe no gupfa. Amaherezo yawe nugupfa. Ni kubera iki mudashaka Yesu? Ikintu muriko murashaka niki? Muriko murashaka amafaranga, muriko murashaka amazu meza, muriko murashaka amamodoka. Ibyo niyongezo. Shaka Yesu. Kandi Imana ibihereza uwishatse. Ibihereza uwishatse. N'abantu barimo barapfa bambara inkama mbiri zitobotse kandi bakunda Imana. Ariko bafite Yesu muri bo. Bafitenye n'ubutunzi, bafite Yesu. Yesu ni wahitamo kubaha cyangwa se kuzaba kubahera no mwisi cyangwa se kuzabahera mu ijuru. Mirega mu ijuru ni heza. Hari amazu, hari ibintu byiza cyane, harakayanga. Ariko ingorane umuntu atazaba yarose Yesu ngamugendane muri we gakora ibyo Yesu akeneye, uwo ngo ntazayonyura mu bwami bw'Imana. Haleluya. Uwo ngo ntazahonyora mu bwami bw'Imana. Bene data, mureke kubeshwa n'ibyo bintu muri ko. Ndakubwiza ukuri. Bararongora bakarongorwa no mu gihe cya Nowa niko byari bimeze. Bararongora bakarya bakabyara bakarongorwa bakaja mu buzi. Abagasambana bakamwa inzoga bakagira ibiki. Ariko umwuzure waje gitumbuka. Uko byari biri mu minsi ya Nowa, ni nako bizaba mu minsi yo kuza ku mwana w'umuntu. Ni nako bizaba mu minsi yo kuza kwa Yesu Kristo. Azasanga abantu barongorwa, babyara, basambana, abagabo ku bagabo, abagore ku bagore, arabajura, mbese abantu bakora ibya bitandukanye bari mu bukwe. Yesu Kristo azaza ibyo byose bimwe barabikora. Hamwe
azaza ari ku murango, ahandi aza ari mu ijoro, ahandi aza bari burimo buraca, ahandi aza bari mu gitondo. Bene data, umwami Yesu ari ku rugi, ntago akiri ku irembo. Mwene data ugisinziriye wari ukwiye gukanguka. Kanguka n'ukuri wowe usinziriye, kubera ko umwami Yesu araje. Haleluya. Umwami Yesu araje ngo muzabona ibara, kuko mwagiye murangara mukamuvako. Bene data nshuti z'umusaraba, ngo ibyo urabikora, ngo nayo igaceceka. Bene data, ibyo byose ubikorera mu misho, nayo igaceceka. Ariko ugaca wumvira ko muhwanye. Ndakubwiza ukuri, izabiguhana byose uko bikurikirana ibishimbire y'amaso yawe. Mwene data, uri kuri ruhiriza ubusa, uri muri ruhiriza ubusa, kuba ucumukura n'akazi Yesu Kristo utamufite, ufite amamodoka, kuba ufite amazu menshi, ufite iki Yesu Kristo utamufite, wewe uri umworo, uri umutindi, wewe uri umutindi. Wewe urutwa n'uri ataki na kimwe afite, ariko afite Kristo muri we. Uri yarakuruta. Ntubone ngo nuko mbese ufite icyubahiro, uri nyene icyubahiro. Ndakubwiza ukuri, urutwa n'uri amukene adafite na kimwe mu by'isi, ariko afite Yesu. Uri afite inkweto itobotse, ariko afite Yesu. Uri yarakuruta. Ufite amamodoka 6, uriya nta basikeri anafite. Uriya ikoti ryara musaziyeko. Uriya umwenda yambaye nta n'isabune aronka yo kumesa. Ndakubwiza ukuri, afite Yesu. Uri yarakuruta. Wewe uri umutindi, uriya n'umutunzi. Uriya n'umutunzi kubera ko afite Yesu. Umuntu atunze Yesu niwe mutunzi wa mbere. Bariya baza ngo ndi umutunzi Yesu atabarimo. Ndababwiza ukuri, bariya barimo barigorera ubusa, bari bari kubarira ubusa. Ibyo byose nibizasigara hangaha mu isi. Amafaranga azaribwa n'abatarondeye, amamodoka azacatangira bayaryaniremwo, ayo mazu atangira bayaryaniremwo. Bacumva gusa ngo avuye mu mwuka, bazaca batangira kugabagana ati jyana imodoka ni yanjye, ijya nzu ni yanjye. Mbese imyenda wari ufite myiza bayigwaniremwo, ati cya gitenge ari yamba ni cyanjye, ya shati nziza yari yamba ni yanjye. Mbese bazaca batangira bigabagabana. Bene data, shaka Yesu. Ubupfuka ibyaha bye, ubupfuka ibigabitanyo bye, nta juru afite. Abo ngabo ni bandi bagiye kurira mu muriro. Abo bagiye kurira mu muriro. Mwene data, uzi iminsi umaze iyo usigaje ntayuzi. Ni kubera iki mbese muriko murasinzira? Mbe ugira ngo Yesu Kristo yigeze avuga igihe azazira? Yesu Kristo nta munsi, nta tariki, nta saha, mbese ntabwo yigeze abivuga. Kandi n'urupfu ntigwigeze uvuga ati ngo ndazi uyu munsi cyangwa ejo. Ni kweli kudatekereza ko Yesu Kristo azaza gitumbuka. Ni kweli kudatekereza ko urupfu goza gitumbuka rukaza runasanga unaryamye ugapfira mu buriri. Bene data, nimwibagire ko umuriro uriho, umuntu yihana ibyaha bye akabireka, uwo ngo aragirirwa imbabazi. Uwo ngo aragirirwa imbabazi, uwo ngo Imana iramukunda, uwo ngo mbese ni umuco, kuko abafite umuco muri we ntago aba ari umwijima. Ariko mwega murimba muri umwijima, mudiakona mbese muri umwijima. Mbese Yesu niyavuze ko abakristo ari umunyu w'isi kandi ari n'umuco w'isi, ariko mwebwe muri umwijima w'isi. Muri umwijima w'isi, nta nubwo muri n'umunyu, muri igikukuri. Igikukuri nico kimeze nabi, muri igikukuri. Muri igikukuri bene data, nta buryohe mufite, nta buryohe bukibarimo, ntabwo. Haleluya. Muja kubesha Yesu ngo mugiye kwihana, ngo mukozi w'Imana yamfashe ku mabere
aca amfata ku mabuno, hanyuma aca aransoma, hanyuma aca afata ijipo arayikura. Ni kweri kutavuga ko umusambanyi, ko wasambanye. Kwiki mugenda ku mpande, muca ku mpande, mugende mugaruke, mwihana nabi. Naco gituma mutanababarirwa. Mwihana nabi. Ntago muzi kududurira ko nasambanye, ntimuzi kududurira ko nabeshe, ntimuzi kududurira ko nibye, ndumurozi, ndumupfumu, ntimuzi kududurira ko. Ariko muragenda mukaja ku ruhande, mukanyura hariya ngo namugongo muriko muri hano. Uwihana ibyaha by'akabireka, uwo nguwo arababarirwa. Uwo nguwo ni umwana w'ijuru. Uwo nguwo afite umugisha muri we. Uwo nguwo ni umunyamugisha. Kubera ko azasanga mu ijuru bipanze uko. Bipanze. Azasanga mu ijuru bamurindiriye. Ariko abantu batimwo barashaka Imana baragowe. Abantu batimwo barashaka Imana baragowe kubera ko gihanama kirabarindiriye. Mureke gukurikira ibintu by'ibintu zenye by'imiyaga. Isi izazingwa, n'ibirimo byose bizingwe. None wowe uzaba wakurikiye isi, wumva uzasigara hehe? Wewe uzaba wakurikiye isi, nibi birimo bizazingwa, isi kanazingwa nk'inkaratasi, wewe uzacu uzingwa gute? Wewe uzabarizwa he? Wewe wakurikiye isi. Ibihe tugezemo n'ibihe bya nyuma. Ntimugakunda amaronko, nimushaka ubwami bw'Imana. Tugeze mu kirengarenga c'isi, tugeze mu kirengarenga c'izuba. Mwene data, nimuve mu byaha byanyu, muve mu buryarya, muve mu byaha bitandukanye. Kwambara ubusa mu bireke, kwambara imyenda itari yanyu mu bireke. Haleluya. Mwihane. Yesu Kristo yasheshe amaraso ye kubera wowe. Kwihana ni ku buntu, ntago Yesu akurihisha. Nta kiguzi agusaba. Ikiguzi niwe, ikiguzi ni Kristo yaritanze. Nta kindi kiguzi gikenewe atari Kristo yaritanze kera. We ashaka kukubabarira, ashaka gutura uwo mutwaro wikoreye, uwo mutwaro w'uburyarya, uwo mutwaro w'ubujura, uwo mutwaro w'ubusambanyi ugendana. Yesu ashaka kugutura, kandi ni ku buntu. Nta mafaranga ari mwaragusa, nta nka ari mwaragusa, nta ndogo bari mwaragusa, nta ki ari mwaragusa. Ariko wewe nushaka kwemera kubabarirwa ibyaha byawe, ntushaka kwemera Kristo ngabe muri wewe, umuntu afite ubutunzi ni ufite Yesu Kristo. Abadafite Yesu nubwo baba bafite ibihindira hanze n'ibihindira mu nzu, ndakubwiza ukuri abo n'abatindi bafuta. Haleluya. Nubwo wowe ufite amafaranga miliyaridi, ata Yesu ufite, uri umutindi nyakuja wafutanye. Rero ajejetinda mu nzu bamwe wuzi imbaraga sa, kubera ko uri umutindi wafutanye. Ari kuriya atakintu na kimwe afite mu isi. Uriya nibyo kurya bya bironke bimugora. Uriya aronka rukasabirije. Uriya atamwenda agira wo kwambara buronka ruko bamuhaye. Uriya afite Yesu muri we, niwe mutunza akomeye, niwe mutunza akomeye. Nimushaka ubwami bw'Imana ukiranuka, nimushake Yesu. Dore Yesu araje, aje gutwara umugeni we. Mwene data, reka kwiringira ibyo bintu utunze, tunga Yesu. Reka kwiringira mu modoka yawe, tunga Yesu. Reka kwiringira mu mazu yawe, tunga
tunga Yesu. Reka kwiringira ayo mafaranga ufite muri banke bitesha agaciro. Tunga Yesu muri wowe. Tunga Yesu mwene data. Mwemerere abe muri wowe. Mwemerere yinjiye muri wowe. Buriya arakomanga. Ari mwarakomanga. Kuba wumviza ubutumwa bwiza aba ari mwarakomanga. Yesu nabaho umugisha. Data wa twese ndagushimiye ko aya magambo ndakwingize data wa twese yaherekeze kugira ngo Umwami Yesu Kristo agende abyure bari abasinziriye. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.